burya kugira ngo ufate icyemezo utera ikindi gihugu ni uko ufite ibimenyetso birenga kimwe bigerekana ko icyo bashinja icyo kintu koko gihari. Niba Kongo ivuga ngo M23 ni u Rwanda, ibimenyetso biri he kugira ngo byerekane ko u Rwanda cyangwa se RDF nkuko kunda kubivuga yihindura M23? ariko barabyerekana, sibyo ibimenyetso bagiye babyerekana. Parabera byo gupapira ngo twafashe umuntu uvuga ikinyarwanda. Nose reka nkubaze, nuvuga icyongereza wowe ukavuga icyongereza cyangwa ngiye kumumbona gutya ngiye nkavuga icyongereza, nkajya muri botike nk'ibirindazi, muzaba ngo twafashe umwongereza w'ibyirindazi. Ni ukuvuga ngo umwanzi, ubundi se umwanzi ni iki? Umwanzi ni umuntu ugusanze iwawe agambiriye kukugirira nabi, uwo ni umwanzi. Ariko umwanzi uri inyuma y'inzu utari bukugereho, utaravuye n'ijwi ngo rikugereho, utari bugutera ibuye, ubwo ni umwanzi ni ku musozi nyine aho ngaho ntacyo agutwaye. Ariko uwinjiye mu nzu MPO TV. Yes, twongeye guha ikaze kuri MPO TV, by'umwihariko abantu mukomeje kugenda mubana natwe waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, tuguhaye ikaze. Hano imbere ya screen turi kumwe na Jean d'Amour. Jean d'Amour, utuzaniye iki uyu munsi kuri MPO? Naye mbanje gusoje inshuti zacu cyane. Uyu munsi ndagira ngo nibura twibande cyane cyane burasirazuba bwa Kongo. Hari amakuru yazamutse cyane cyane muri no minsi atambutse, ubufatanye bwa FDL na FRN mu kurwanya M23. Turebe si imirwano yabaye gute, yabereye hehe, ese ubwo uko kwihuza no turebe se bigamije iki. Cyo nshaka ko dusangiza abantu uyu munsi. Hari amakuru avuga ko M23 ikomeje kugigenda yegera abaturage cyane, ndetse ikorana na mobilisation y'abandi basirikare. Hari amakuru none akomeje kwiyongera nanone tugiye ku ruhande rwa leta avuga ko ingabo za leta cyangwa se leta ya Kongo iri kongera kwegeranyiriza intwaro za rutura, ndetse vuga ko leta ya Kongo yafashe abasirikare benshi ndetse n'ibikoresho irunda mu mujyi wa Goma, kuko bari gutegura ngo ibitero kabumba, bya bitero bitasimusiga kuri M23. Noneho bakabitera baturutse mu ngune enye bakurikije ibice M23 ifite. Ubwo rero biracyategurwa n'amakuru ari kusumira agenda avuga, ariko ano mu gisirikare cy'ubwacyo hari amakuru atubwira ko abawazarendo nabo bari tari kwitwara neza ko leta abashaka kwigumuna ngo bagende. So bishatse kuvuga ko rero uko leta irimo yategura imigambi yayo yo gutera M23 banyuze mu ngune enye, niko nabyita, kugira ngo bayihezemo hagati, bayifunyange, bayifata ariko bayikuremo burundu. So rero ayo namakuru akizamuka n'intu tugomba gutega amaso. Ahubwo ndagira ngo twigarukire turebe se uku guhuza hagati ya FDLR na FRN nibyo bihatiki. Yego, ayo ngayo na makuru mu buryo bw'incamake bw'ibyo ugiye kuduhereza. Yego. Hari ukuvuga ngo hakomeje kujya hagaruka ijambo le petit pays, kuba bagaba ngo ibitero kuri le petit pays, M23 ifashwa na le petit pays. Ibyo ngibyo byo bisanishirizwa he n'ibibera muri Kongo? Ikigaragara cyo nuko Kongo yo yisanze mu ikosa, yisanga ahantu kwikura binaniranye. Noneho kugira ngo ifate abantu ku maso, niko nabivuga, kugira ngo ijijishe n'abakongomani batakurikirana amakuru neza, ibumvishe ko ntago ikibazo ari cya leta ya Kongo n'abaturage bari guhohoterwa muri Kongo, ahubwo ikibazo ni igihugu yavuze le petit pays wumvamo u Rwanda. Ubwo rero bashaka kumvikanisha ko ntago ari ikibazo kiri muri Kongo imbere giterwa n'abakongomani, ahubwo ni igihugu cyinjiye mu kindi. None kugira ngo bayobye abantu babahuze mu bitekerezo, ntagire utekereza impamvu M23 irwana, nibatekereza impamvu yiyunze na AFC, nibatekereza impamvu bavuga ko barwanya igisanga genocide, aho gutekereza ukuntu igihugu cyateye ikindi. Ibyo nta gakino twakwita ka politike kugira ngo bumvikanishe ko batewe. Hari kuba nanone M23 igenda igaragaza uburyo budasanzwe bw'imirwanire, uburyo bwo kwiyunga n'abaturage, uburyo bw'imiyoborere, wakwita ko wenda ifite umurongo ngenderwaho, cyangwa n'ibintu babanje gutegura. Hari kugaragara ko M23 ishaka ibice yafashe idashaka kubirekura. Yego. Gusa ikigaragara cyo kuri M23 wabyo, urebye ukuntu ugenda yitwara mu baturage, inama igenda ikoresha abaturage, abayobozi ba M23 baza kuganiriza abaturage, byose bikwereka ko ahantu bafashe nta sinye zo kwerekura zihari. Kuko niba abantu bafasha agace,
bagashyiraho inzego z'ubuyobozi, bagashyiraho igipolisi cyabo gishinzwe umutekano w'abaturage n'ingabo ziri aho hafi, bivuze ko nabo ntabwo baba biteguye kurekura icyo gice. Wenda bizasaba izindi mbaraga, na cyane ko nigeze kubwira ko Kongo icyo yagomba gukora ntabwo yagikoze, kuko niba yananiwe kuganira n'abasirikare, abo twakwita abasirikare gusa, none bakaba barungutse igice cya politiki. Ni ukuvuga ko ibiganiro byarahindutse, uko bari kuganira n'abitwaje intwaro siko none uzaganira n'abanyapolitike, noneho ibiganiro bizahinduka. So rero icyo bagomba gukora ntabwo bagikoze. Ni ukuvuga ko igisigaye ni ukuyoboka inzira y'ibiganiro mu bina bwiza. Niko njye mbibona. Hari kuba wenda u Rwanda rukomeza kugarukwaho mu makimbirane, kuba kunze kugaruka bavuga ko ari rwo rufashe 23, kuba bagaruka bavuga ko ari rwo rufasha umutwe w'urwanya Burundi rwa Reditabara. Hari bigatuma ngo amakimbirane ngo ari rwo rwabaye ikibazo cyo guteza amakimbirane mu bihugu by'abaturanyi. Hari nanone n'ikiyongeraho icyo kuba imirwano ikomeje kuba gushaka gututumba cyangwa ubwiyongere ubushyamirane buri kwiyongera. Hari isano wabisanisha wenda no kuba leta ya Kongo ibyivuga, wenda hari aho byagera bigasa nkaho byenda kumvikana. Ndashaka gusubirisha cyane cyane ngo usubize ngiciye ku rugamba kuko nirwo turiho. Niba twarabonye FDR ni abajenosideri bavuye mu Rwanda bahungira muri Kongo, ibyo birazwi. Kongo nayo ntabwo ihakana ko badahari, nuko babaho kwivuguruza bya hato na hato. Mu kanya barahari, mu kanya baje bakuze barashaje, nta bagihari, n'abajyari nta kabaraga, kugira ngo bumvikanishe ko nta yihari. Ariko mu by'ukuri ntago berura bavuga ko nta yihari. Hanyuma hakaza umutwe wa FRN turayizi byakoze mu myaka ingahe ishize ejo bundi mu Rwanda, za Nyabimata na hehe. Twarabwise ya FRN aba Kariste rumva abo bantu, iyo mitwe turayizi iri muri Kongo. Noneho kuvuga ngo imitwe yihurije muri icyo gihugu, n'uvuga ngo iyo mitwe irahari. Ese impamvu ngusubije kuko ni ukugira ngo ngarukaho warumbaje se bihurira hehe? Niba iyo mitwe ihari muri Kongo kandi ho rivuga ko igitekerezo cyayo, icyifuzo cyayo, ibiri mu mutwe wayo ari ukugira ngo ize ihiri ku butegetsi bwa Kigali, na perezida w'igihugu barimo akavuga ati ngiye nzashyigikira umuntu wese uzagaragaza ubushake bwo kujya guhirika leta ya Kigali. Urumva ko ubwo afitemo FDR, afitemo na FRN. Noneho kugira ngo hazemo kakana kubwe ko kuyobya, akavuga ko M23 noneho yo ubwo ashaka kubivuga ko aho ari u Rwanda rwaje kurwanyiriza abarurwanya mu kindi gihugu. Ariko nabyo yaburi ibimenyetso, hari ibintu bivuga gusa biri mu kirere. Kuko tumaze iminsi tubona amavideo ya M23 yakoranije abaturage, bavuga indimi zose, bavuga Igifaransa, bavuga Igiswahili, bavuga Ikinyarwanda. Nose kucyo tuvuga ko ari abafaransa se baje muri Kongo, ko ari Igiswahili bavuga se mu Rwanda Igiswahili kivugwa nabangaye. So ibyo byose ni ibintu biba umuntu arema kugira ngo akwepe ikibazo. Kuko niba bo baribuje bakavuga bati tugiye kwishyiramo turwanye M23, hari mu gace ka Kare ahantu bita muri Gatoye, FDR yaraje iyobowe na Colonel Benibe, hanyuma FDR iyobowe na Kaduruvayo. Uko numva ayo mazina uraseka, yabaze Colonel yitwa Kaduruvayo. Aho tutari twarenga ngendagira ngo wenda nkubaze ikibazo akantu wavuze uvuga ngo hari habayeho kubaho bakwifatanya na FDR ndetse na Reditabara mu buryo bwo kugira ngo bazakore korabo wenda babashe kugaba igitero. Hari amakuru avuga ko wenda hari uko Reditabara igifatanyuzamo ikagaba ibitero ku Burundi bugashinja u Rwanda nirwo kibazo. Hari n'amagrenade ahetse guterwa mu Burundi, baravuga ngo ni leta y'u Rwanda yabikoze. Ibyo ngibyo wenda bifite abazabisobanura, twebwe nta gushaka kujya kuri urwo ruhande. Hari uko nanone FDR yabayeho ikora amahano mu Rwanda, ihungira muri Kongo, ijya gucukura amabuye y'agaciro. Ibi bintu by'uruziga ruhora ruzenguruka, ni ikibazo cyavutse, ni FDR, ni iki cyavutse, ni M23. Ibintu nk'ibyo by'amacenga birimo aho ngaho. Ndagira ngo duhe ukuri kwaho ngaho, tubwire ngo wenda ni gutya bimeze. Ikigaragara cyo dushingiye ku makuru twaje tubona no mu bihe bya mbere, M23 yatangiye ivuga ko ishaka guharanira uburenganzira bw'abakongomani bavuga Ikinyarwanda bahohoterwa, bakora ikintu gisanga genocide. Icyo nicyo kintu yaje ishyize imbere. Irwana nacyo kugeza n'isa.
noneho leta ikavuga iti ntabwo ari byo, ntabwo ari M23 ahubwo ni u Rwanda rwinjiye muri Kongo ruje gushaka ayo mabuye. Twumvise n'ibyazamutse ngo bihanangiriza uruganda rwa Epo ngo rugura amabuye ngo yaturutse mu Rwanda kandi barayo biba muri Kongo bayita ngo n'amabuye y'amaraso. Bire twarabyumvise. Twumva ibirego byazamutse cyane cyane bijya mu bihugu by'i Burayi ko u Rwanda ruza gucukura amabuye. Byongera kuzamuka cyane M23 ifashe Rubaya. Baravuga ati rero ko bifashe Rubaya ni abantu bakoruta ya mbere ku isi, none ubwo rugiye kwihaza muri koruta noneho. Ariko M23 iravuga iti twebwe imirongo twashyizeho, ubwo ndakotinga ibyo bavuze, nta munyapolitike wa AFC cyangwa se umusirikare cyangwa undi mukozi wose w'ihuriro AFC M23 wemerewe kwijandika mu by'amabuye y'agaciro. Icyo gihe abantu bakoze declaration bakwereka ko ntago ari cyo kintu bashyize imbere, ahubwo bashyize imbere uburenganzira nk'uko batangiye babivuga. Kuko baza ko bashyize imbere amabuye, Kongo si amabuye gusa, Kongo igira n'imbaho nziza cyane nazo zakavuzwa, kandi izo mbaho zirimo abacancura. Hari amashusho yatambutse ku mbuga nkoranyambaga tubona abantu bameze nk'abantu muri za Amerika y'Epfo, ibimodoka biza bitunda imbaho, abandi bashishura, indege zikora zijyana. Kuki se byo batabivuga? Aho ndagira ngo mpite nongera nkwinjizemo nkubaza ikindi kibazo. Hari ukuba wenda leta ya Kongo yavuze ngo u Rwanda kuba rujya muri Kongo ntabwo ari izindi mpuwe, ni uburyo bwo kugira ngo bibe amabuye y'agaciro ahari. Tubona ngo binyuze mu gushinga umutwe wa M23 no kuwutera inkunga. Ibyo ni ibintu bye bikunze kuvugwa, ndetse n'ibyo birego cyane cyane bikunze kuba biri bashinja u Rwanda. Ariko tubonye nka M23 yifashe igice, tubona ko yo yibanda ku mutekano, itandukana no kujya gucukura amabuye y'agaciro cyangwa kwivanga mu ibyo bintu by'amabuye y'agaciro. Bihuriye no kuba wenda ishinjwa kuba ishaka kwiba amabuye, ariko yagerayo ntikora ibyo ngibyo, bigashaka kurinda umuturage wo hasi. Ibyo byose nibyo nakubwiye kare, byo kugira ngo bihuze abaturage mu mutwe. Nagira umuturage utekereza ati se kuki muri Kivu y'Amajyaruguru abantu bari gupfa. Ibyo nawe ni ukugira ngo hatagira umuntu ubitekerezaho, ahubwo batekereza bavuga ko impamvu igihugu gikennye kandi kiri mu bihugu bya mbere ku isi bifite umutungo kamere, byerekane ko uwo mutungo kamere utwarwa. Ntabwo igihugu ntabwo kiwugiraho access 100%. Wibwa n'iki nk'uko akunda kubivuga ngo le petit pays. Ariko nibura dusubije amaso inyuma tukareba ibiri muri Kongo, tukareba n'ababikeneye, ni benshi kandi ngiye mpamya ko u Rwanda rutarimo. U Rwanda ikintu rwakungukira kuri Kongo nk'umuturanyi ni umutekano, abaturage bakagenderanira bagahahirana. Icyo cyo kintu cya mbere ngiye mbona u Rwanda rwakungukira ku mutekano usesuye muri Kongo. Kuko niba ari amabuye, ngiye naguha ingero z'ibirombe 5 ngiye nakandagiyeho gutya biri mu Rwanda bidafite n'ahantu byegeraniye na Kongo. Aho ndagira ngo mpite nkugayura aho ngaho muri Kongo, hari kuba wenda ujya wenda waba ugiye ushaka ikintu ariko ukanyura ku ruhande mu buryo kugira ngo uzi kukibona ukigereho, ariko wanyuze ku ruhande kugira ngo wenda babibona bo kubona ko ari cyo kintu washakaga, ukabanza kwicisha ku ruhande. Hari kuba hari ibindi bihugu by'amahanga biri muri Kongo biri kurwana no gucukura amabuye y'agaciro, biri kurwana no kuba bakanyambere mu gutanga umutekano wa Kongo. Ariko mu by'ukuri hari ikiguzi biba bisaba, hari n'ikiguzi Kongo ibigomba kwishyura. Ndagira ngo utwereke niba wenda bimeze bityo, kuki u Rwanda rukomeza gushyirwa mu majwi, ntibashyiremo u Burundi, ntibashyiremo Tanzania, ntibashyiremo Mozambique na bya bihugu byo muri SADC, ubwo ndavuga Afurika y'Epfo, ntibavuga iki bakagumya kuvuga izina u Rwanda. Bivuze iki cyabi, nta shusho yindi byerekana? Erega ikintu gihari nuko ikintu cya mbere Kongo ifite ipfunwe rikomeye cyane kuba ricumbikiye abantu basize bakoze amarorerwa mu Rwanda. Icyo cyo ni ikibazo gikomeye cyane, kandi ukabona ko nta n'ikintu bashaka kubikoraho, nta kintu bashaka kubivugaho. Rero kugira ngo bakwepe, berekana ko u Rwanda rwaje kubarwanyiriza aho ngaho rwiyise M23. Kongo yahakanye ko nta bicumbikiye, ko bagenda bataha kandi ko bari mu nkambi z'impunzi. Iburyo impunzi tugiye muri principe z'impunzi, impunzi zo zifite uburenganzira, iyo zikomanze wese zigomba kwakirwa, ariko nabwo ko zihunze ibibazo ziyishe gushaka amahoro. Ariko ntabwo impunzi ziza zitwaje intwaro, ntabwo wakucumbikira umuntu ufite intwaro. Kuko isaha n'isaha se wowe wumva ko ibyo ahunze wenda atabikuzaniye. Rero niba umuhaye ubuhungiro, mwaka intwaro aze nk'umusivili. Niba aje nk'umusirikare, reba se mu rwego mpuzamahanga hari ibyaha ashinjwa.
nubona wamwankadira ukamushyira mu gisirikare cyawe ni uburenganzira bw'uko igihugu gifite uburenganzira bwo kwishyira kwizana sibyo gifite icyo bita sovereignty rero niba wakiriye impunzi zikazana intwaro icyo gihe ntabwo ari impunzi wakiriye rero ayo makosa yabayemo mu rwego rwo kuyakwepa ni uko usanga nyine basa nkaho bafata u Rwanda bakajya kuruzana M23 ariko FDLR ntivugweho FRN ntivugweho kandi ari ibintu byose bizwi ko biri hari byose biri muri Kongo biri mu mujyi wa Goma byose so rero ako kantu baba baratambitsemo kugira ngo byumvikanishe ko u Rwanda ari icyo kibazo kuko narwo iyo rugiye kuvuga ikibazo utajye na Kongo ruvuga ko Kongo icumbikiye abasize bahekuye u Rwanda rero kuko ari ikibazo gikomeye kumva ko igihugu cyacumbikiye abo bantu kandi bagifite ibirwanisho bagomba kubihunga nta kindi no kwerekana ko umuzi w'ikibazo wose uri aho ngaho none se reka dufate urugero ari ubwicanyi bwabaye Kinshasa hagiye gushira nk'amezi 2 aho M23 yari ihari nta yari ihari afite indi mitwe ihaba hari abo ADF yica ariko M23 yemeye kugera mu gihugu cyose cya Kongo aho ishaka hose ubwo bushobozi rabufite ariko bivuze ngo aho ushaka hose wakumva ko ubwo yafashe igihugu nukuvuga ngo harimo abawe bagenda bakagera aho ahandi hose yego none ko tuzi za ADF nazo ko zigiye cyo zigakora akantu muri Kongo zigakora akantu muri Uganda nabyo se tubitwerere ko M23 yahageze igihugu nge nagwa urugendo kubwira ngo iyo utaye nk'amafaranga inote nk'eshanu ufite inote nk'eshanu kazite wagera imbere ujye kugura nk'ikintu kazibura bikavuga kugaruka gushakiraho wanyuze niba ntayo watora uguhagaritse wese akubwira ngo hari icyo wataye yaba kubeshya yaba kubwiza ukuri ugomba guhagarara kuko hari icyo wataye nabo rero hari icyo bakagomba kuba barakoze none ntacyo bakoze izi ngaruka rero ni ingaruka barimo rero kugira ngo bashaka kwerekana ko bo ari abera ahubwo bagowe ni ugufata igihugu bakagitwerera ibyo bibazo byose kugira ngo byumvikanishe ko bo ntako batagize ariko byaranze kuko ngenda kukira ikiganiro cyitwa 30 ça suffit gikunda guca kuri televiziyo na radio bya Kongo mu masaha moya gutyo buri wa gatanu iyo bavugamo ntago ikiganiro cyarangira batavuze FDLR bivuga ko irahari kandi dufite n'abakoloneli n'abajenerali benshi cyane baba muri guverinoma kandi ndagira ngo ngaho nkubaze ikibazo kimwe niba kuki u Rwanda ari rwo rukomeza kugarukwaho mu majwi hari Tanzania ituranye na Kongo hari abagande baturanye na Kongo hari abarundi baturanye na Kongo hari za Mozambique ndumva baturanye na Kongo hari n'ibindi bihugu biri aho hafi kuko Kongo ifite umupaka muremure ariko kuki ari rwo rugarukwa mu majwi twakumvise andi majwi yavugaga Uganda ariko ugeranyije imbaraga bifite ku bagande n'imbaraga bifite ku Rwanda biratandukanye kuko bahora bayishinja twabonye Monisco irayishinja kuriya tubona ibihugu by'Ubufaransa nuko leta z'umwe za Amerika nuko kubera iki erega wibuke ko cyane cyane dufata urugero ku Rwanda kuko nirwo rushyirwa mu majwi cyane twe mu 1994 u Rwanda rwagize ibibazo bikomeye rugwirwa n'amahano nekeza ko no muri Afurika niho hantu habaye ikintu kiba kibi intangarugero ku isi yose ko ari kibi kujya kuba bibaze mu mezi 3 hagapfa inzirakarengane zirenga miliyoni ni urva ko ibintu bikomeye amahanga araho arebera ntacyo bashaka gukoraho so rero si Kongo gusa ifite iryo pfuno n'izo za Amerika zifite ipfuno kuko zifite uburenganzira bwo kuza bukafasha leta cyangwa se abatabazi guhagarika genocide itaragera kure ibyo bihugu byose by'Uburayi byari bihari ibyo bihugu bya Afurika byose byari bihari sibyo rero kandi icyaha cya genocide ni icyaha kidasaza rero kumva ngo igihugu gicumbikiye abajenosideri byonyine ni ikibazo n'igihugu cyumva ko gifite n'isoni no mu ruhando mpuzamahanga niyo mpamvu rero mu rwitwazo bagira avuga bati rwose turabizi ko FDLR hari nubwo batabyira ariko barabizi ko ihari kandi irahari iranakora kandi n'imigambi bafite niba bayihuza na nyakubahwa perezida w'igihugu cyabo nuko bayemera kwihari igisigaye n'ukwerura gusa kwihari bakabyemera mu ruhando mpuzamahanga kandi ntabwo bazabyemera kuko bazi ko yasize ikoza ari abasize bakoza amarorerwa mu Rwanda niyo mpamvu batazabyemera none ahantu bitabiza gura n'u Rwanda rero n'u Rwanda ravuga ruti abantu bahora bigamba ko bazaza
guhirika ubutegetsi mu Rwanda. ibyo biravugwa buri gihe biravugwa buri gihe kandi bacumbikiwe nande n'umuturanyi. None umuturanyi nawe akagira ati nanjye uzatera iyo ntambwe nzamusunika mutera imbaraga agenda bikora. ariko hari ikindi kiyongeraho ngaho kugira ngo utari waharenga, hari uko Kisekedi kunze kugaruka avuga ko FDLR mu by'ukuri ngo bahora bataha mu Rwanda uko bwije uko bukeye, ariko hari n'amagambo yegeze avugwa ko bataha mu Rwanda nyuma bakagaruka muri Kongo bagiye kugira gute kurwana muri 23. hari kubisanisha n'ibyo ngibyo ubwo yivugira, hari ibyo u Rwanda rutangaza, hari ibyo Kongo itangaza, ibyo byose bihuriye he? Harimo kwigiza nkana ku ruhande rumwe, harimo bamwe bavuga ukuri, harimo iki? Ndagira ngo twereke aho ngaho ko ibintu aho uno wese icyo gihe ukurikije ukuntu mbajije urwo ruziga ko rutuzuye. Urwo ruziga ntago rwuzuye gute? Bavuye muri FDLR baje mu Rwanda, ubwo ndasubiramo ko mbajije, bageze mu Rwanda barabigishije, basubiye muri M23, basubiye muri Kongo. None se ya soko babavomaho iyo Kongo yohereza FDLR, abo bantu kuki badashira? Iyo mibare kuki idashira nyine ngo bagabanuke, bavuge noneho yashizemo burunzore bari abantu urugero wenda 10,000 n'urugero, none hamaze gutaha 9,000, asigaye 1,000 cyase bose barataye. Noneho M23 bya 10,000 twohereje, dore ngibi nibyo M23. Ariko niyo makuru batanga, niyo mpamvu mubwiye ngo urwo ruziga ntabwo rwuzuye, ntabwo urwo ruziga ruhuye. Kuko niba wemera ko abantu wabafashe ukabohereza, ufashe FDLR uyohereza mu Rwanda barabakiriye babagaruye muri M23, kuki aho ngaho baturuka, kuki hatagira, kuki iyo mibare itavamo, kuki iyo mibare idashiramo, ahubwo bakomeza kuba bahari, bakomeza n'ibikorwa byabo bihari. Urumva ko ahantu harimo akantu k'amacenga, harimo amacenga, kandi kugira ngo avemo birasaba kwicara abantu bakicara hamwe bakabwizanya ukuri, bavuga ati dukora ibi duca aha tubigenze gutya. Naho kuvuga ngo mfata abantu nkabohereza nabo bakabagarura, fata ibyo 10,000 bya urugero, ndi gutanga urugero sinzi imibare yabo kuntu bangana. Fata niba ari 10,000 bya FDLR bije mu Rwanda, yego, none bya 10,000 dore ngibi bije muri M23. M23 ni abantu 10,000. Nubwo n'urugero rwiza rwerekana ko bavuyeyo barabakira, ko na raporo bigaragaza ko babakiriye, noneho ya mibare dore ngi ntabwo tuzi ukuntu byagenze, bagarutse ahangaha. So rero ayo macenga ni nayo atuma intambara ya Kongo itarangira. Niyo mpamvu usanga abaturage bamwe batangiye kugenda bavuga bati M23 ukuva nyine AFC M23 niba ari mu mutwe niyo bakunze. Kubera iki? Ntago bashaka kwicara ngo barebe ikibazo ni iki, bagishakira igisubizo. Ngewe aho ngaho ndahita ngaruka. Hari akenshi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakunze kugira uruzinduko, cyangwa se yagiye hari icyo bita press conference, agomba usanga abanyamakuru benshi bamubaza ibibazo byo muri Kongo, bakamubaza ngo gute. Icyo kibazo gihora kigaruka buri gihe, nicyo ni iki? Iyo mvuze Kongo, umutekano muke muri Kongo, wumva u Rwanda, wavuga mu 23 kumva RDF, ibyo ngibyo byo bimeze biti. Erega icyo kibazo gora bakibazanya kuba Perezida Kagame, nuko Kongo dufitanye umupaka twavuga munini, nicyo gihugu nuva duhura nacyo, dufite uturere twinshi tugikoraho. Rero kuba harimo umutekano muke ari u Rwanda rurahomba, sibyo, na Kongo irahomba, kuko urumva buhahirane ntabwo bugenda. Icyo gihe ubucuruzi mpuzamahanga burimo ikibazo. Icyo yumva ko bagomba kimubaza byo koko, sibyo, kandi bagomba kukimubaza. Rero ahubwo kuki Kisekedi we tutarumva abagisubiza avuga ati turi gushaka inzira, avuga ati bizaca mu nzira ya politike, abantu baganire haboneka ibisubizo. Ariko yavuze ko inzira ya politike idashoboka. Ariko Kisekedi warakubwira ngo ngewe nzayizira i Kigali, uzaza i Kigali se gutera ubutegetsi bwa Kigali nzaba mpari. Ibigana ntabwo bishoboka. Kandi urumva ko niba hari n'uturere twinshi dukora kuri Kongo, ibyo mihahirane ntayo, abaturage bagiye kujya mu bukene. Kandi harabajagayo wenda bajyanye ibicuruzwa, harabajagayo guhingayo, harabazaga mu Rwanda baje kugura ibicuruzwa runaka, harabazaga guhingayo bagashingirana bakagira gwate. Ibi bintu bidakunda rero ni ikibazo gikomeye cyane. So rero ni ukuvuga ngo igishoboka cyonyine ibisubizo byose bigomba kuva muri Kongo, nta handi hantu bizava muri Kongo.
aho ngaho hari andi makuru yongeye kugaruka cyane cyane dutandukiriye wenda tuvuze mbere yuko yiyamamaza Tshisekedi ajya kuba perezida yavuze ko azabanza gutera u Rwanda kwigwa hamwe yivugiye nyuma twumva undi muyobozi wari ukomeye muri Kongo nawe abigarukaho Tshisekedi nyuma arivuguruza ariko hari ikindi cyuka kiri kuvuga ko ashobora none kubikora ko umwuka ukomeza kuba mubi cyane uko iminsi igenda iba myinshi ibyo bintu urabona bizashoboka ese niba yabikora byasaba ko wenda cyangwa kugira ngo umwuka uhoshwe hakorwa iki ngiye gusa nk'uko maze iminsi mbivugaho cyane burya nta gisubizo kiva mu isasu kuba Kongo yazanye ibitwaro byinshi cyane abasirikare benshi cyane irundi Goma wenda ni ukwiproteje ubwayo yuko ifite uburenganzira bujya mu gihugu ushyira abasirikare aho ushaka ushyira ibikoresho aho ushaka mu gihugu cyawe umuziro no kubitereka mu kindi gihugu ariko mu gihe kiri iwawe ni uburenganzira bwawe ahubwo se noneho tugendeye kuri ibyo bivugwa haba hari icyo gitekerezo kiramutse kinarose ko ntacyo mbona hano hafi nibyo kwibazwaho nibyo kwibazwaho kiramutse gihari ariyo gahunda nubwo nge ntayibonaho simbona binaba pe nkubwiza ukuri simbibona binaba mu maso yanjye simbona biba aho ngaho ugendera kugira ngo wenda wumve ko ubibona ko bitaba erega nubwo amahanga tuyashinja ko ari ibyo atakoze ariko hari n'ibyo areba burya kugira ngo ufate icyemezo utera ikindi gihugu ni uko ufite ibimenyetso birenga kimwe bigerekana ko icyo ubashinja icyo kintu koko gihari niba Kongo ivuga ngo M23 ni u Rwanda ibimenyetso biri he kugira ngo byerekane ko u Rwanda cyangwa se RDF nkuko kunda kubivuga yihindura M23 ariko barabyerekana sibyo ibimenyetso bajya babyerekana apara byo gupapira ngo twafashe umuntu uvuga ikinyarwanda none se reka nkubaze nuvuga icyongereza wowe ukavuga icyongereza cyangwa ngiye kumumbona gutya ngiye nkavuga icyongereza nkajya muri botike nk'ibirindazi muzaba ngo twafashe umwongereza w'ibyirindazi kandi uvuga icyongereza ako turu ni utuntu nyine bagenda bakora nabwita ni nk'ubuntu bwa chantage niko nabwita ni ukuvuga ngo biriya bintu rero kuvuga ngo twafashe umuntu uvuga ikinyarwanda kuri iyi si ndemeza ko ibihugu wajyamo ukora umuntu uvuga ikinyarwanda ni bikeya ni bike cyane tutitaye ukuntu yagiyeyo ariko niyo wareba bagiye mu nzira nziza hari abagiye kwiga hari abagiye gushakisha hari abagiye byo kwiturira gusa kumva ushaka gutura ahantu wabura ni hakeya cyo rero ni ukuvuga ko icyo gihe kuvuga ibimenyetso ngo twafashe umuntu uvuga ikinyarwanda ntabwo ari ikimenyetso uko rwose ingabo z'u Rwanda zifite ibiziranga bafite amabaji bafite uniforme bambara ibikoresho byabo bose bazavuge bati dore nguyu arahari bese ibimenyetso simusiga byerekana ko koko ari byo rero mu gihe bidahari niyo mpamvu niyo ntambara ntayihari hari kuba wenda twaragiye tubona cyane twabonye umupaka w'Ubugande n'u Rwanda ufungwa yego ariko biza kurangira ufunguwe yego tuza kongera kubona nyuma yuko umupaka w'u Burundi wari ufunzwe ukamara igihe kirekire igihe kigira mu myaka 5 ndumva niba ntibeshye ugafungurwa na nyuma ukongera ugafungwa habaho guhora habaho ibihugu bituranye n'u Rwanda bihora bishinja bivuga ngo byagenze gutya habayeho ibi ngibi ese ubona ibyo bintu ari ibintu nta shusho biba bikwereka ubwabyo gusa igihari cyo hari politike nyinshi z'abayobozi benshi bo muri Afurika navuga zitari ku rwego niko nabivuga mu maso yanjye ntagire nkomeretsa zitari ku rwego kubera iki ese niba u Rwanda n'urugero ko nirwo rugaruka mu majwi ko rutumvikana na Kongo kandi Kongo nayo yemeza ko batumvikana ese kuba u Rwanda rutumvikana na Kongo ubwo n'Ubugande bitavuga ngo natwe ntabwo twumvikana u Burundi ngo ntabwo twumvikana Tanzania ngo ntabwo twumvikana byasaba ko icyo bashingiraho none se kugeza iyi saha sibyo icyo Kongo ipfa n'u Rwanda uko tumaze kubibona nuko bafite FDL yasize ko zamahano mu Rwanda nabo bagashinja u Rwanda ko rwigize M23 numva ko aho ngaho sindi ibintu bisaba kuganirwaho cyane niba Kongo ivuga ko ari u Rwanda rwabateye baza n'ibimenyetso kandi u Rwanda rufite ibimenyetso byerekana ko FDL muri Kongo ihari urumva ko ntarimo gutsindwa ku ruhande none se dukomeje ariko nanone aho ngaho hari uko wenda dukunze kujya twumva ko u Rwanda ubwarwo rugomba kurinda umupaka warwo rutitaye ku biri hirya ujeje mu Rwanda cyangwa aje kubangamira umudendezo w'Abanyarwanda ari ugomba kubiryozwa bitarinze kuvuga ngo
bigenze bityo niba ariko icyo gihe umurwanyirizi wawe ntabwo umurwanyirizi w'abandi yego none byasaba ko barwanira ahandi oya ni ukuvuga ngo umwanzi ubundi se umwanzi ni iki umwanzi ni umuntu ugusanze iwawe agambiriye kukugirira nabi uwo ni umwanzi ariko umwanzi uri inyuma y'inzu utari bukugereho utaravuye n'ijwi ngo rikugereho utari bugutera ibuye ubwo ni umwanzi ni ku musozi nyine aho ngaho ntacyo agutwaye ariko uwinjiye mu nzu uramurwanya ariko hari n'ukuntu habaho wenda kuba umwanzi wirinda ko yagusanga iwawe yego ukamusanga iwe ariko icyo gihe bica mu nzira done ubwumvikane bw'ibihugu twabonye twaramuperesiyo twabonye umoja wetu ya mbere n'iya kabiri u Rwanda rwafashe abasirikare bajya muri Kongo bafatanya n'abakongo barwanya imitwe barwanyaga operasiyo ya mbere irangira barataha operasiyo ya kabiri irongera iraba barongera barataha izo ngizo ni mico agreement izo zo nta kibazo ziremewe no ku rwego mpuzamahanga ariko ntabwo bamwe ngo umuntu yaje yihisha mu nguni y'inzu yawe ngo aje kurwanya umwanzi we icyo gihe ntabwo byemewe biragoye bibaho ariko ntabwo byemewe ubundi pe n'igihugu cyanahanwa n'ibihugu mpuzamahanga n'imiryango mpuzamahanga yose yaguhana ahubwo noneho kuko nabo bazi ko icyo kintu nyine cyahanirwa kigomba kuba iturufu bakumvikanisha ko nyine batewe igihugu cyaje kikinjira mu kindi niyo turufu kugira nabo bakwepe kumva ko bacumbikiye FDLR. Urakoze cyane ku kiganiro cyiza tugiranye kandi n'abadukurikiye bose bazajya bagenda buri wese agomba gutanga igitekerezo akatubwira ati mukora ibi ngibi yemerewe kubivuga ko tubeyeho kubera bo kandi dukora ibyo dukora nibo tubikorera. Urakoze cyane abo gushima n'abadukurikiye murakoze.